mumeze mute? Tumeze fresh. Neza ko imboni channel yacu niko yitwa content yitwa ubibona ute? Muri bande? Njyewe uri hano hagati mazina banyita Manzi Prince. Aka nickname nyine ni Kingson Kingdom kuva Majengo kirango murabyumva cyane. Hey. Nanjye rero ni pianiste muri kumwe. Njye amazina yanjye ni Stank Boy. Ikibazo cya mbere kiragira kiti umuntu ashobora kugira inshuti nyinshi ariko nta nshuti nyakuri afite. Yego birashoboka cyane. Bishoboka bite? The first of all urabona nyine hari ukuntu nyine ufite inshuti nyinshi urumva nyine atari uko nyine batakwiyumvamo ahubwo amanyanga ugira nyine ukunda nyine kubura umuntu nyine nyine nawe utababaniye neza nyine. Nge ndikumva nyine bishoboka ko umuntu ashobora kugira inshuti nyinshi ariko harimo nyine bamuryarya mbega muri make kabisa. Amafaranga ashobora kugura ibyishimo. Amafaranga se ugura iki cyatagura? Ndashira mubwire ngo amafaranga uyafite ubundi no kuyabona gusa teretse hari ariyo yabatara yanjye ngiye mitanishima direct. Ni gutyo mbyumva njye amafaranga agura ibyishimo kuyabona gusa. Stank Boy. Yes, Boy. Yes. Ese umuntu akwiye guhora ababarira buri gihe? Guhora ababarira urugero umuntu akagusereza ugacira inda down ukamubabarira bihoraho ukamuhereza se? Uhereza buri kintu cyose se buriya niko wagihereza da. Njyewe uko mbyumva nyine muri ayo makosa aba yabaye nyine aba yakubangamiye wagenda ureramo nyine ayakabije cyane ntuyababarire. Buriya kubabarira cyane nanone si byiza kuko hari igihe wabarira umuntu nyine akakwigiraho wa danje akakumenyera bro. Njyewe ntago nababarira buri gihe. Manzi gukunda cyane kugira urukundo cyane ukaba more friendship bishobora gutuma wirengagiza amakosa y'umuntu yagukoreye kabisa. Ukunda cyane nyine isi nyine ukuntu nyine ushobora kuba wakunda nyine nk'umuntu ukaba wumva ko nta kosa agira pe. Nyine urabona nka genge yawe nyine bakubwira ati uriya muntu ati agira imico mibi ukababwira ati wapi kabisa uriya muntu aritonda kabisa kandi nyine kubera amarangamutima yawe nyine yamwiyumvishemo cyane. Bene ukuri buri gihe gora ari kwiza wapi gora ari kwiza. Ni byiza kubwiza umuntu ukuri nubwo kwaba kubabaye. Ntabwo kuri guhora ari kwiza. Ni byiza se kukuvuga. Ni byiza aho bikenewe. Mu gihe ushaka kwitabara ushobora kubeshya nyine ukitabara. Yesu wamwihakana ubonye bagiye nyine Yesu wewe ntabwo wamwihakana ariko nyine hari undi muntu wakihakana ku ruhande utari Yesu ubonye biri ngombwa ko ari byo biri bwagutabare. Mugari nka Damuru nka Damuru ntabwo wabura kumwihakana kabisa. Ugifite mikrofone twakubaza ikibazo kimeze gutya. Kuba umuntu ari muto mu myaka bisobanuye ko atazi ubuzima n'amayeri y'ubuzima. Kuba umuntu akiri muto mu myaka urabona muri abatene bisobanuye ko mutazi ubuzima. Shaka reka ibyo bintu ntabwo ntibinabaho ahubwo kuko ni urugero urabona nk'uyu mujeni bita Stank Boy iyo yanyuze mu bintu bikomeye cyane
numurebe gutya ahagaze hano azi isi uko imeze. Ntabwo kuba ufite imyaka mike yabisobanuye ko ari ubwo ngo utazi ubuzima uko buba bumeze. Hari umwana uhura n'ubuzima akiri mutoya ku rwego rwo hejuru. Ntabwo bibisobanura, ni gutya. Yo bro, mba ndi ready ariko ni ryari wageze muri case mu gihe ukumva umwanzuro wafata n'ubuceceka ubona birakurenze pe ubuzi turenzaho? icyo gihe ntikiramba, nikirakubaho kare gasubiremo kugana mu myaka ufite. buriya rero uko ibintu byose mu buzima ubyifuza siko bibona. Ngiye hari igihe cyageze nkumva nyine ibintu biranze ndacecetse, nigeze gukubita urugendo ruve nanjye i Kigali n'amaguru bro. icyo gihe rero n'ubundi niyo natakira mama nawe ntiyari kunyumva, gasubiremo kugana ahubwo narabimubwiye arambwira ati wajyaga hehe. icyo gihe nyine naripoye ndituriza. Ese urugiye gukora iki Kigali n'amaguru? Kigali nyine urumva ukuntu abantu b'abapetingi nyine nkatwe batubwira ngo habaye ibyankoreye. Yakora iki niba ubibona ari yego? Yakora iki? oya ntabwo watera imbere utumva ibyo abandi bavuga. Njyewe ndumva utapfa gutera imbere utumva ibyo abandi bavuga kabisa. gasubiremo kugana nyine urabona hari ukuntu nyine umuntu urukumva ushaka nyine nko gukora ka business ugomba kuba ufite nyine nk'umuntu w'umusaponsa, urumva nyine nk'umuntu nyine ugusapotinga ugusharinga idea nyine ntabwo nyine wagira nyine gusa urukumva byashoboka nyine nyine ukenera umuntu nyine ukumotiva nyine ubwira ati ibi bintu rwose congratulation nyine ni sawa, cyangwa se ugatega amatwi nawe ku bandi bashoramari nyine baba barakoze nk'ibyo ukora nyine ukagerageza kunyura mu nzira nk'izo banyuzemo. Njye niko mbyumva. Umuhamagaro wawe ubundi ufite wiyumvamo uhura n'ibyo wiga ubundi? Umuhamagaro wanjye njye ntabwo ibihura n'ibyo niga, kubera ko njye niga kubaka kandi ibintu byo kubaka ntabwo mbifana cyane kabisa. Hobby yanjye ni umuziki. Ucuranga iki? Urasanzwe ucuranga? Wowe ncuranga instrument bita piano. Ikindi birenze ibyo ushaka wajya no kuri YouTube channel ukandika Morene pianiste. Wahita n'izindi mboga zose yaba TikTok n'ahandi hose. TikTok ho baniyanura. Sawa, asante sana. Manzi? Manzi, hobby yawe ni? My hobby ni ukuriseninga nyine music, ni ukumva nyine indirimbo. Ukunda kumvira imiziki? Yego. Umuhamagaro wawe se ni uwuhe? Calling yanjye ni ihe? Adono ntabwo mbizi kabisa, ntabwo ndabimenya, ariko gusa bwo ndi umunyeshuri. Bamwita Stank boy bro. Wowe hobby yawe ni iyi? Hobby yanjye nanjye ni umuziki kabisa. Umuziki nyine ubundi ngiye mu busanzwe ndi umucuranzi. Ucuranga iki? Ncuranga icyuma bita sembari, umugome cyane. Ese umuntu agushatse yakubona? Jya kuri channel bita Stank Boy ya TikTok
ufite channel yeah. TikTok Ariko ni cyashya. Ibintu byo gucuranga sindabishyeho cyane. Ndi n'umudanseri bako abantu batabizi. urabyina tunyuriza akantu gatoya kagasambu Shabe asaba umuziki ariko. nta kibazo twajya Amahi. Namwe yo muyo murangage. Nari. Mutema yo mashi nyine mu mebi. turabashimiye cyane mwe mwabashije ku joining ikiganiro cyacu cyawe bibona ute kuri channel yacu ciao nakagaruka